Mwiriwe neza, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ngarutse ngo twongere tugane ku ijambo ry'Imana. Umutwe w'inkuru ndawita kumvira Imana. Turifashisha igitabo cy'Abaroma umutwe cyangwa se igice cya 8 n'Abagalatiya 5. Muri video zabanje twabonye ko umuntu wa mbere Adamu yaremanywe umutima woroheje, umutima ugira impuhwe kandi ugwa neza. Twanabonye ko kandi umutima wikuye ku Mana, ariko kubera ko tumvira Imana atakaza kamere y'Imana bituma isi yinjiramo icyaha. Tuza no kubona ko Imana yohereje umwana wayo Yesu Kristo ngo adupfirana dukize icyaha, maze abamwemeye bakamuhindukirira ababatiza n'umwuka wera. Kandi umwuka wera niwe mwarimu wacu twigisha ngo twongere duse n'Imana. Mwuka wera niwe udutera kugira impuhwe no kugwa neza, kuko aduhanye n'imbuto za mwuka arizo mbuto ze, kugira ngo twongere tube ikiremwa gishya, cya kiremwa Imana yaremye mbere Adamu na Eva ba kera Satani atarabanduza. Imbuto za mwuka zisa n'imico y'ubumuntu. Wa muntu twishimira umugirira impuhwe abandi akabafata neza, wa muntu twese dukunda umugirira urugwiro n'ubwitonzi, twese dushaka ko tubera inshuti. Murabizi ko dushaka inshuti tureba wa muntu nyine w'imico myiza utuma tugubwa neza, wa wundi utazaduhemukira, umwe ufite ishusho y'Imana na kamere yayo. Wamenya gute se ko ufite umwuka w'Imana muri wowe? Iyo mwuka ageze muri wowe urabimenya, kuko hari ikimenyetso kiva ku Mana, ukagira umunezero mwinshi cyane umwe utabasha gusobanura. Uko ziriya mbuto za mwuka atanga zimeze, niko nawe utangira kumera. Ugirira Imana n'abantu urukundo rwinshi, ibyishimo bikagusaga, ukumva ugize amahoro menshi cyane amwe mu mutima imbere umuntu wese atapfa kuvanamo, amwe atangwa na Kristo gusa. Ubundi ugatangira kugwa neza no kugirira impuhwe abandi, kwitonda no gutinya icyaha. Erega mwuka imbere muri twebwe, ziriya mbuto ze zigaragara inyuma hacu mu myitwarire yacu. Ariko rero niba utiyumva ko wahawe mwuka, senga usabe Imana izamuguha. Yesu yatubwiye ko aricyo kintu Imana isubiza cyane abayisabye. Iyo usabye mwuka umushaka koko iramuguha. Niba rero utiyumva kuriya, saba Imana izamuguha. Upfa gusa kuba witeguye kuzamwumvira. Iyo mwuka kurimo, ntimuzi ko muri insengero za mwuka? Mwuka ari imbere muri wowe, nta muntu wabasha kumubona, ahubwo wabona imyitwarire ye muri wowe, ukakubona warahindutse, ugira imico myiza, ugirira urukundo abantu bose, utavangura, uri umunyamahoro, ugira ubuntu, ugira urugwiro, wihanganira byose kandi byose ubikorera mu Mana. Erega niko Imana yaremye abantu na mbere hose ngo mwuka baturemo, kuko murabona ko Adamu ariko yari yararemwe. Kandi murabizi ko turi insengero za mwuka, imibiri yacu ari insengero za mwuka. Imana yaduhaye mwuka kugira ngo tubashe gukora ugushaka kwayo, kuko mwuka wayo azi ibitekerezo by'Imana, akamenya icyo Imana ishaka, kandi atuye muri twebwe, bityo akadufasha gukora ibyo Imana ishaka. Ikibazo nuko abantu batazi kumvira mwuka, niyo mpamvu batagira imbuto za mwuka, kandi kutumvira nibyo byonyine byatandukanyije abantu n'Imana. Kutamwumvira n'ubundi uguma mu byaha, kuko udakora ugushaka kw'Imana, ahubwo ubuyobowe n'umwuka wa kamere wo kutumvira. Dore ibibi kamere y'umuntu imukoresha: gusambana, kwiyandarika n'ubwomanzi, gusenga ibigirwamana no kuroga, kwangana, amakimbirane, gufuha, kurakara no gutera amahane, kwitandukanya n'abandi no kwicamo ibice, ishyari, ubusinzi, umurengwe n'ibindi bisa bityo. Abakora bene ibyo nta munani bazahabwa mu bwami bw'ijuru. Satani yigishije abantu kutumvira Imana, babwira ko bazahindurwa nkayo, maze nabo bakagira ubushobozi bwo gukora ibintu byabo bwite bitarimo Imana, bitari no mu migambi yayo, kuko nabo bazahinduka nk'Imana, bizatuma bagira imigambi yabo bihariye. Niyo mpamvu abantu benshi batumvira Imana, ahubwo baharanira gukora imigambi yabo bwite, cyane cyane ibusanya n'ibyo Imana ishaka, nko gukora ibikorwa byo gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga no kugira nabi, maze bigahinduka icyaha. Abantu benshi bafite inyota yo kwikuza no kuzamura imitima yabo hejuru, bakigira utumana, bakubaka ubwami bwabo hano ku isi bugendeye ku matwara yabo, bugendeye ku bwibone gusa. Mwuka akora ate? Kuko mwuka azi ibyo Imana itekereza byose, kandi akaba agomba kuba muri twebwe tukamwumvira, bituma dusoza imigambi y'Imana. Imana ivugira muri we, ikatumenyesha icyo ishaka ko tumenya, kandi natwe mwuka akatuvugira ku Mana akurikiza ibyo ishaka. Iyo twumviye mwuka bituma tunesha kamere n'irari ry'umubiri. Ngo uko niko mwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko mwuka ubwe niwe udusabira n'ihiminigo itavuga kandi irondora imitima,
izi ibyo mwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Mwuka adufasha gutsinda icyaha, akadushoboza ibyo dutsindwa n'amategeko. Imana iburira umuntu kenshi. Imana iburira umuntu kenshi cyane. Imana ivugana n'umuntu, nuko kenshi abantu batamenya kumva ijwi ryayo. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweho basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku by'ibigisha kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe, kugira ngo iburinde rwa rwobo no kubaho kwe ikurinde kurimburwa n'inkota. Buri gihe mbere yo gukora icyaha, mwuka azakikwereka kandi uzabyiyumvamo. Afite ukuntu akikwereka, benshi muri mwe murabizi. Nawe kikwereka uzamwumvire, umusabe kugukiza aho gushaka kwirwanirira. Iyo ndi kugenda mu nzira nkabona inzoka, ikintu cya mbere kinza mu mutwe ni ukuyitondera nkasubira inyuma, hanyuma ngashaka indi nzira ncamo. Ibyaha nabyo bituruka kuri cya kiyoka, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi. Umwuka nakikwereka, uzahita usubira inyuma mu byo wakoraga, ubanze usenge maze utabaze Imana, ubundi utuze, izaza ikigutsindire. Uko mwuka azajya kwereka icyaha, ujye uhora ubigenza utya. Usubire inyuma usenge, usabe Imana kugufasha, ubundi utuze. Imana ihita ivana imitego ya Satani imbere yawe. Uko mwuka azajya kwereka icyaha, ujye uhora ubigenza utya. Usubire inyuma usenge, usabe Imana kugufasha, ubundi utuze. Imana ihita iza ikavana imitego ya Satani imbere yawe. Nubikora kenshi ukiyemeza guhora wumvira mwuka, bizaba nk'akamenyero bihinduka umuco wawe. Uko mwuka guhishuriye usenga Imana igukize, uzashiduka nta cyaha ugira, atari uko wirwanirira, ahubwo ari uko wumvira mwuka akagukiza. Uzasigara utagikora ibyaha, ahubwo usa n'Imana, kuko mwuka wayo utuye muri wowe kandi umwumvira, hanyuma Imana ikakurwanira ikagutsindira icyaha. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Buri gihe mujye muharanira kumvira mwuka, azabayobora. Izi mbuto ze muzandika ahantu, muzifate mu mutwe. Uko musenze mujye musaba Imana ko izi mbuto aho mubona mudatunganye, izabibakorera rwose, kuko ikunda abantu bafite ishaka ry'ubutungane. Birashoboka ko umuntu yaba intungane akanezeza Imana adakora ibyaha, kuko ayumvira nayo ikabimurinda. Kuko kumvira Imana birinda ibyaha. Kuko icyaha cyavuye kuko utumvira, kugitsinda bituruka kukumvira. Kumvira ni rwo rufunguzo, kuko niko Imana yaremye abantu. Yaduhaye rero mwuka w'impuhwe n'ubugwaneza kugira ngo tubashe gukora ibyo ishaka dufite umutima woroheje. Aho Satani yigishiriza abantu kutumvira Imana, bananiza mwuka, ntibaba bakibashije kumvira Imana. Kutumvira Imana kumwe ari we Adamu kwatumye benshi baba abanyabyaha, ariko kumvira kumwe ari we Yesu kuzatuma benshi baba bakiranutse. Muri uyu murongo bigaragara neza ko Yesu yaje kutwigisha kongera kumvira Imana. Kumvira ko kwatumye Imana itugirira imbabazi, maze nawe adukuruza ineza ye. Buri muntu wese wizera Kristo agomba kurangwa no kumvira no kwicisha bugufi. Niba rero kutumvira Imana bitera icyaha, kuyumvira bizakidukiza. Nuko rero ntuzigere na rimwe ugerageza gusuzugura ijwi ry'Imana rivugira muri wowe. Buri gihe rikubuza gukora ibyaha, rivugira muri mwuka wayo ugutuyemo. Uzaryumvire uzakira, bizakugira intungane, kandi uzirinde gukora imigambi yawe idakurikije ijambo ry'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha.